njyewe mu rugo nibambwira ngo nzahise n'umugabo wanjye Fiona ab'inshoreke yanjye tuzabumvira nk'ababyeyi gusa tubihorere dutahe nitujya mu rugo twa dufite ubwo ki tuzabiganira ko aho twahuriye ntabwo bazaba hazi kandi ntabwo gushinzwe kumenya ibyo mu rugo rwacu ko tubayeho tujya gukundana n'umugabo wacu ntabwo tujya kubabwira se mama papa nabonye umugabo uyu n'uyu tugiye abagore babiri hoya nitwe tuzamenya ibyacu kubera icyo umwe ataharira undi akaba yasezerana n'umugabo undi nasezerana n'umugabo impamvu nyine umwe ataharira undi nuko twabyumvikanyeho impamvu atarira undi nuko mwabyumvikanyeho ko twese tugomba kubana mu byiza no mu bibi turi abantu bakuru ntago ababyeyi bakitubwira ati kora iki jya ahangaha uri kumva mujya mujyana n'umutware wanyu mwese muri dushe cyangwa umwajyanayo nayo bitewe na cyagiye na ya minsi yafite yo kurara mu cyumba oya turajyana twese tukajyana muri dushe nibyo tukamusirita neza tumurebera nyine ukuntu ahantu hose bimeze ahantu hose bimeze nyine aho atabasha kwireba nyine tukamurebera Them take time greet every person where you stay. I think nizere ko mumeze neza cyane reka nkubwire ni Imana ikumere imigisha itagabanyije wowe ugiye uherereye mu duce tugiye dutandukanye. Uyu ni Umutako TV ndacyari MC Seti nkuko bisanzwe. Kuri kamera zacu murahabona badamu hari byinshi cyane mwabonye wenda n'ibindi natwe tuzabona twamenya bitewe nuko Imana igenda igira uko ibigena mu gihe tuba tugihumeka umwuka w'abazima. Uyu munsi wa none niyo mpamvu twafashe umwanzuro kugira ngo tubasure tuganire nabo noneho tunaza tubateguje nta kibazo kiri buvukemo cy'imvugamizi cyo kugira ngo batongera kutugurukana cyangwa badutonganye nk'uko byagiye bigaragara. Impamvu rero twabasuye no kugira tuganire nyuma y'uko umugenzi wa Alia ahuye n'ibibazo byo kuba yatejwe ibintu by'imyuka mibi. Niyo mpamvu turahangaha aka kanya reka ngushimire nizeye ko turaza kugirana ku musozo w'ikiganiro tugiye kugirana amakuru ni meza utishimye se kandi mwarakize bisuse hoya ndishimye ko turashimira Imana ko twarakize mugenzi wa Fiona tuba tumaze iminsi turi mu bintu by'ibibazo byo kumuvuza arwaye nyine yari yafashwe n'ibintu ariko ngo turashima Imana ngo yarakize ameze neza. Umeze ute? Meze neza narakize ndashima Imana. Munda niwe wabiteye munda uranyishe ndapfuye nyine ndasaba mugenzi wanjye imbabazi kuba naramuketse ko hari ibyo yankoze kandi turi inshuti ndabusaba imbabazi kandi cyane mbikuye ku mutima kandi ndashimira na muganga wamvuye ndamushimira cyane aho ari hose abyumve ko meze neza nakize. Yego ubu wari wamuketse iki mugenzi wawe? Naraketse ko wenda niba naragiye kwa mabu twaragiye kwa mabukwe akaba ari we bishimira nkaba nagize ibi bibazo ashobora kuvuga ati kangira ibyo mukora wenda ari ngiye usigara ngiye nyine n'ubundi ningiye bishimiye ariko Alia ntago wenda yaje gushaka mu rugo hari ibintu ashobora kuba yagukoreye kugira ngo upfe ugende ahasigare ko nabikekaga rwose ko hari ibyo yashyizemo we ntabwo mfe asigare wenyine kuko n'ubundi niwe bari bishimiye kwa mabukwe. Yego ari wowe bikimara kuba tunahagera burya nawe ntacyo wari ubiziho wowe ukimara kubona Fiona afatwa kuriya wowe wabiketse gute mu mutwe wawe cyangwa se mu byiyumviro byawe mu mutima wawe wari urimo gukeka ko yabaye iki? Ndagira ngo tuganire ureba hariya mugendana nimo kuvugisha ariko ujye ureba hariya wakekaga ko yabaye iki? Oya njye naketse yuko baba bamuroze cyangwa akaba ari ibintu yarenze ku muhanda cyo kintu naketse gusa. Ikindi wigeze ukeka? Ntabwo nigeze nkeka ko hari abandi bantu twatuzanye cyangwa mu gihe wenda baba barabikoze numvaga ko hari abaturanyi biri aho ngaho bisanzwe. Nta nubwo wigeze ukeka yuko baba barongeye umugabo yaba yarongeye akamutera inda akaba ari igiye kuvamo ibyo nabyo ntabwo abikeka? Oya ntabwo nigeze mbikeka kuko buriya utwite ntabwo ugaragurika kuriya. Oya ntabwo wagwa hasi ngo ugaragurike kuriya.
se mumeze mute? Umugabo wanyu nawe twahoze tuvugana kuri telefone ambwira ati ari hafi gutaha, wenda nawe naramukaje biraba ari byiza cyane, ariko naramuka ataraza tugasoza ikiganiro nifuza ko tugirana, ubwo wenda nawe tuzamusura ubutaha tuganire nawe ubutaha. None muri aka kanya mubayeho mute? Ubuzima bwifashe gute hano mu rugo rwanyu? muri kano kanya nyine tumeze neza, umunezero warongera uragaruka, turashima Imana, nyine tumeze neza tu. Nibyo murashima Imana mumeze neza nta nkomyi hari, cyangwa wowe muri wowe hari ikibazo ushobora kuba ufite? nibyo tumeze neza nta kibazo, twasubiye uko twari tumeze mbere mu cyumba, nta kibazo, turacyakoresha ya minsi yacu nta ugira ishyari. Iminsi munacyayikoresha ya minsi kuko mbere ukuvuga ngo umwe muri mwebwe aba afite iminsi 3, ku wa mbere kugera ku wa gatatu niwe urara mu cyumba, undi akara muri salo, noneho ku wa kane kugera ku wa gatandatu undi akagaruka muri salo, undi akajya mu cyumba, noneho ku cyumweru ukaba umunsi wo kwisanzura mwese. Ubu mwarongeye mugena iminsi? Twarongeye tugena iminsi, tumeze neza nta kibazo. Wabanzaga muri mwebwe muri ya minsi 3 ibanzaho icyumweru nini? Nyine ngiye narabanzaga ariko nta kibazo, tumeze neza. Turashima Imana cyane. Noneho kibanza? Ni ngewe ukibanza. Hariya gakurikiye? Yego. Nta kibazo gihari. Nkeka yuko iyo umwe yabanjije muri ya minsi 3 atajya agira kwihangana mu gihe aba aryamye muri salo. Nta kibazo kuko tuba twabyumvikanyeho, nta kibazo, kandi no muri salo tuba tuganira, nyine nta kibazo, tumeze neza. Ntabwo ujya wumva utuntu tugukirigita, wenda we iyo wageze igihe cyo kuva mu cyumba uri muri salo ukavuga nyine nawe ukumva ufite ipfunwe ukavuga ariko wajya kumva nkumva uko bimeze? Nta kibazo, ntabwo njya mbitekereza kuko mba numva nyine ibyanjye nanjye bihari, nta kibazo. Muri mwebwe nta n'umwe ujya ugerageza guca inyuma y'uriya mugabo wanyu? Nta n'umwe ujya ubigerageza kuko ntacyo twamuburanye, nta kibazo dufitanye nawe pe, aratunyura kandi cyane. Yego. Ari none wowe ubu ngubu uravuga ati ibyishimo ni byose, twarongeye tumera nk'uko byari bisanzwe. Mugenzi yari amaze kumbwira ati iminsi yacu yarongeye isubiraho, turacyahana iminsi, ibintu ubushize waratubwiye ngo ngo birenga ngo uburyohe bikaba harya iki? Bikaba ubunyunyuzi. Byarongeye ubunyunyuzi? Yego, hejuru cyane rwose. Hejuru hasi hejuru? Subizi isa naho uribuka akantu ariya ambwira ngo ariko shango sheri wacu n'umuhanga, kanura ndakibuka. Yarashatse kumbwira iki buryo ubushize utarafatwa na niriya myuka mibi bari baguterereje? Nyine wenda ntabwo namutekerereza cyane, ariko nkurikije ko sheri wacu tumuzi, wenda yarashatse kuvuga ko nyine ari uwa mbere mu ba mbere nta wamuhiga, nyine muri ka kazi nawe utayobewe. Yego. Ari none tubwire, nyuma y'uko mugenzi wawe musangiye umugabo afatwa n'iriya myuka mibi, byarabaye yego, ariko none twe tukimara kugenda mwasigaye murimo kuganira iki nk'abagore mubana mu rugo muhuje umugabo? Twasigaye nyine tubyibaza hano byaturutse, n'agahinda kenshi cyane, ntabwo twatekereza ko mu muryango wa sheri ko harimo ibyo bibazo nyine by'iyo myuka mibi, ntabwo tujye tubitekerezaho. Ariko nyine nyuma yaho na wa muganga yaraduhamagaye avugana na sheri ibintu byinshi cyane, n'ibindi tutari tuzi byose. Komeza umugenda ko ibindi tutari tuzi byose barabitubwiye, twese turatangara turumirwa pe. Ariko nyine ubu ngubu tumeze neza, umuvandimwe yarakize kandi naranamubabariye. Kuva kera hose tukibana ntabwo twajyaga dukunda gushwana ngo abe yambwiye ikintu murakarire, ariko ubu naramubabariye nta kibazo, kandi ntabwo byigeze binandakaza cyane. Ariko nyine nanjye nabitekerejeho uburyo ki yantekereje ko ari njye waba wamuhemukiye, kandi azi ko kuva na kera twahoze turi inshuti ko namuhemukira. None ubu ngubu umugabo mwamaze kumenya yuko abo bari bafite imyuka mibi, urambwira ati yasigaye avugana ibintu byinshi na muganga, ibyo ndabyumva, wenda n'abadukurikiye barimo kubyumva. Ubu umugabo wanyu aramutse ababwira ati nimuze dusubire mu rugo tujye kubasura, mwabyemera? Reka mere ko ikibazo cyahereyeho. Twabyemera kuko ibintu byose byararangiye. Byose byabaye ukagaragurika kuri yo, ubu wakemera ukajya gusura? Mbwiza ukuri. Nagenda nkabasura nta kibazo, ko nabona n'abababariye kuko bari bafite wenda impamvu babikoze, kandi na muganga yatubwiye ibintu byinshi byatumye babikora, turabababarira, nta kibazo kikiriyo.
twagenda twishimye nk'uko twagiyeho twishimye tutazi ko ibyo byose bizaba. Yego, Imana iguhe umugisha nawe arabababarira. narabababariye cyane. Muramutse musubiyeyo ntabwo hakongera kubaho inkomyi yo gutera ibibazo nka biriya byari byabaye. Nta nkomyi n'imwe ihari kuko muganga yarabitubwiye kandi turamwizeye kuko ibyo yakoze nibyo byari bikomeye. Nta kibazo gihari. Tuzajyayo turi no kubipanga ko tuzajyayo mu kwezi gutaha, tuzajyayo kandi twishimye. Yego. Nawe ibyo arimo kumbwira Fiona nibyo ubu mwasubirayo nta kibazo? Yego Fiona ibyo akubwira niko kuri twasubirayo pe, ibintu byararangiye, twavuye ahakomeye, ubu ngubu tumeze neza, ntabwo twakwirirwa twanga kongera gusubira ngo ni ukubera kiriya kibazo cyari cyaraturutse mu muryango. Twasubirayo nta kibazo kuko turimo kwitegura no kuba twajya no kubasura muri kwa kwezi gutaha nk'uko Fiona abikubwiye. None ibyo ngibyo wenda reka tuvuga ati ibyabaye byarabaye, kuba Fiona yarafashe umwanzuro wo kubabarira umuryango w'umugabo, ibyo birumvikana, yego sava, byarabaye sibyo. Ariko noneho mbere y'uko habaho biriya bibazo Fiona agafatwa n'iriya myuka mibi, murabyuka ko nari nabasuye tukaganira sibyo. Mwarambwiye ngo turimo gupanga kuzafata umugabo wacu, umwe muri twebwe akajya kumwerekana iwabo, undi muri twebwe akajya kumwerekana iwabo. None nkawe wowe Alia, uramutse ufashe uriya mugabo wanyu Abdou ukamujyana iwanyu naho batashima uburyo mubana mu nzu muri abagore babiri ku mugabo umwe, hakaba habaho ibisa nka biriya, suzi neza ko iwanyu wenda ibyo bintu baba babifite, simbibashinjije, niba banadukurikiranye bambabarire, ariko turi kuganira kugira ngo dukome urusyo, dukome n'ingasire. Uramutse ufashe Abdou ukajya kumwerekana iwanyu kandi ukajyana na Fiona, cyangwa se Fiona agafata Abdou akajya kumwerekana iwabo kandi nawe mukajyana, hakagira ikibazo noneho kiba ugasanga kibaye ku mugabo wanyu, mwabifata gute? Nyine byatubabaza, ariko n'ubundi turi kwitegura kuzajya gusura mu rugo. Sheri ubwo nyine niwe uzaduhitiramo aho azabanza, kuko umugabo wacu niwe uduhitiramo, kuko umugabo mu rugo niwe uhitamo icyo agomba gukora, natwe tukagendera ku mategeko ye. Uwo azahitamo ko ari umubanza kujya kumwerekana iwabo, uwo nguwo ni uwo nguwo, kandi tuzagenda twemye. Havukamo ikibazo mu rugo ntibamushime, ngewe ntacyo cyo cyahindura kuri Abdou, azahora ari uwanjye nk'ibisanzwe. Ariko ndibaza mu rugo ntabwo ariko nkuko duteye, ntabwo bamwanga, ko umugabo ndamukunda kandi nawe urabibizi, uranabibona ko ari umugabo w'igikundiro, mu rugo ntabwo bamwanga. Cyari uwaye gusa kandi uravuga ati umugabo wanjye ndamukunda, cyangwa kukivuze ngo umugabo wanjye burasa uwanyura, cyangira ngo ari kuvuga ati umugabo wacu turamukunda? Hoya ngewe mvuze nyine ku giti cyane ko ari twe tuzaza kujya kumwerekana mu rugo, ariko twebwe ko nkuko tubizanye nko mu rugo n'umugabo wacu, na Fiona nawe aravuga uko, ariko nyine n'umugabo wacu, ko buri wese ko azajya kumwerekana iwabo azagira ibyo avuga ku giti cye. Okay. Urakoze cyane Fio. Nta somo byegeze biguha biriya bintu bikimara kugufata? Na nyuma y'uko twari twerekeje tugiye, mwari mugiye mu nzu, ariko nta somo byegeze biguha muri we ku giti cyawe? Kabe n'ubwo muganga uvuga ati yarakoze cyane yarabavuye, ariko se nta somo byegeze biguha? Isomo ntabwo ryabura. Isomo byaguye n'irihe? Navuga cya mbere ni ukugira abantu inama, ababyeyi bakareka kwishora mu bintu nyine by'amadayimoni cyangwa se n'iby'abakurambere, kandi bagaha uburenganzira abana babyaye ko bagomba kwifatira imyanzuro. Nimba umwana yafashe umwanzuro, ntiwivange mu byabo kuko uba utazi aho bahuriye. Iryo somo nyine byamaye. Wowe byaguhaye irihe somo ukimara kubona mugenzi wafashwe kuriya, hakabaho noneho amahirwe mukanamenya yuko umugabo wanyu yaba yaramaze kurambirwa kujya mu nsengero, kujya mu bapasiteri? Mwaranatubwiye ati abapasiteri nta kintu bari batumarira, ntabwo ikibazo cyari cyakemuka, ariko noneho ku giti cyawe ukimara kubona biriya birangiye, icyo wiyumvishemo cyangwa se isomo byaba byaraguhaye ni irihe, utagendeye kuri ryo Fiona yari amaze kutubwira? Ngewe isomo byampaye ni
ni ukubera burya ntabwo ari byiza bya bintu byo guterekera nyine, namwe murabizi ko kuva na kera nyine byahozeho, ariko nyine kuri kino gihe ngo mbizi narabyumvaga kuko baterekera ndumva nyine nakavuka. oya natwe twakuze tubyumva nyine ko bibaho gutyo nyine ko guterekera ko byahozeho kuva na kera, ariko nanjye ubwanjye ntabwo mbizi, sinzi uko bisa, sindanabibona n'iwacu twe nta n'ibyo tugira, ariko nyine burira ababyeyi bakora amakosa, ariko nanone nabo ntabwo twabarenganye ko nabo bavutse babisanga, buriya hari imiryango igenda igira biriya bintu byo guterekera, ariko nyine ntabwo ari byiza buriya nyine, ariko ngiye somo nakuyemo nuko nazaza nsenga cyane, ko buriya Imana ifasha uwifashije ugasenga ukajya no kwivuza. Ubu ngubu turimo turasenga cyane, turi mu masengesho menshi cyane kugira turebe ko bitazatugarukira cyangwa wenda nanjye bitazanzaho, ko ntawamenya, ko buriya abaganga nyine baba bashaka nanone amafaranga, ntawamenya isaha n'isaha nanjye bashobora kubinzanaho, bashobora kubona Fiona yakize bakavuga uti reka hariya nawe tumujyane tumushyireho bya bintu nawe turebe uko biri bugende. Umuganga akaba yabigarura. Ntabwo ari muganga wabigarura, ni uriya muryango w'umugabo wacu wabigarura. Muganga se ko akazi kashinzwe ko ari ukutuvura. Ni iki noneho arimo kubaganiriza nyuma ya biriya byose? nyine mutware wacu bari kutwizeza ko dupanga kuzajya gusura abo mu rugo, yaba ngewe na Ariya. Turi gukora bije nyine yuko tuzajyayo, kandi hari ikintu negeze kubabaza mu bihe byashize, nuko wenda mutegeze nk'abasa nk'aberura cyangwa ngo musobanurire neza. Mwahisemo mufata umwanzuro wo kubana n'umugabo, mukamubera umugore muri abagore babiri mu nzu, kandi ari umugabo umwe. Nk'umunsi wabo wa Ariya bavuze ati uriya mugabo agomba gusezerana nawe, nadasezerana nawe ugomba kuvayo. Cyangwa se iwanyu bakavuga ati ro mwana wacu Fiona ni wowe ugomba gusezerana n'uriya mugabo, Ariya azabishoreke. Cyangwa ati Fiona bishoreke, iwabo Ariya bakavuga ati ni wowe ugomba kuba umugore. Bizagenda bite? Ngewe ku giti cyanjye ngewe ukuntu mbyumva, sinzi ko imbona Fiona ariko abyumva. Ngewe mu rugo nibambwira ngo nzasezerane n'umugabo wanjye uyu Fiona ab'inshoreke yanjye, tuzabumvira nk'ababyeyi gusa tubihorere dutahe, nitujya mu rugo twa dufite uburyo ki tuzabiganira, ko aho twahuriye ntabwo bazaba bahazi, kandi ntabwo gushinzwe kumenya ibyo mu rugo rwacu ko tubayeho. Tujya gukundana n'umugabo wacu ntabwo tujya kubabwira se mama papa nabonye umugabo uyu n'uyu, ariko tugiye abagore babiri, hoya nitwe tuzamenya ibyacu. Kandi ndumva ngiye kuri ngiye ku giti cyanjye ntabwo nakwemera nk'umuvandimwe ko Fiona mufata nk'umuvandimwe, ariko we sinzi uburyo cyabifatamo, niba wazabyemera kereka nahinduka nyuma akumva yuko abwongera mubera inshoreke, sinzi uko mbyumva. Bivuze ngo iwanyu baramutse bavuze ati Fiona agomba kuba inshoreke, we mugasezerana, icyo gihe iwanyu uzabumvira witahire, ntabwo uzabyemera kuba wasezerana n'umugabo? Nzabumvira ubundi ntahe nkumara gutaha ngere mu rugo, twe tuzabiganiraho nk'uko turi abagore babiri n'umugabo wacu, tubiganireho. akubigiye mu maranya hagakwiye kuba hariho umwanzuro w'icyagakwiye kuba kizakorwa, cyane yuko mu mategeko n'igihugu turimo umugore utasezeranye n'umugabo adafatwa nk'umugore wo mu rugo. Ndabeshya? Twebwe igikuru twebwe azagenda tujye gusezerana bisanzwe mu dini, nta byo kujya mu rukiko ngo tujye gufata amadarapo, ko tujye kuyafata ntabwo batwemera turi abagore babiri. Isezerano ryacu nitwe twagihaye, ntabwo tuzayifata. Kubera icyo umwe ataharira undi akaba yasezerana n'umugabo, undi nasezerane n'umugabo. nta byo guharirana bihari, uri kumva, kuko umugabo wacu ni umwe kandi turamukunda. Uri kumva, ibyo kujya mu murenge ntabwo tuzabikora kuko ntabwo byemewe, kandi kujya mu murenge ntabwo ari byo byatuma tutabana neza, kuko tubanye neza nta kibazo. Ibijyanye n'ababyeyi bo, ababyeyi bavuga ibyo bishakiye, kandi baba bumva ko ibyo bakubwiye ibyo wakurikiza. Turi abantu bakuru, tumaze gukura, twifatira umwanzuro twafashe n'uwo kubana n'umugabo wacu tunezerewe nta kibazo. Nta kindi rero ababyeyi barenzaho. Ari wari umaze kumbwira ngo ntago muzajya mu murenge mujye gufata ku idarapo, muzajya mu rusengero musezerane mutahe birangire.
urusengero ruri muri iki gihugu cyacu rushobora gusezeranya abagore babiri ku mugabo umwe n'uruhe? ntabwo mbizi nyine muzakora iki? tuzarushaka ko ruzabura ruhese ubwo ngubwo ntabwo rwabura yewe. iyo rutanaboneka tuzakomeza tubane nk'uko muzikorera urwanyu munisezeranye. ntabwo tuzisezeranya kandi abantu babayeho batarasezeranye babaho. Pasiteri ushobora kuza agasezeranya abagore babiri ku mugabo umwe, ni pasiteri wuhe koko? nimba hari tuzamubona. Inkuru umerutse kubona ngo mu gihugu cya Kongo ngo umugabo ngo yasezeranye is it like 3 women, niba ari abagore batatu sinzi niba ari bangahe, ni bangahe waba warabimenye? Oya ibyo nyine ntabwo bimenyereka, ahubwo njye mvuge ku byerekeranye n'urugo rwacu. Twebwe ubwo se wambwira ngo pasiteri twamubwiye ko twakundanye tubizi ko tugiye gutunga uko umugabo agiye kudutunga turi abagore babiri, urumva yahera he atwangira? Ntabwo bishoboka, azatwemerera. Nta na hamwe yahera bangira. Nta hamwe yahera abanye ko mundi arabanza akatubaza twe ku giti cyacu, ese murabyemeranwaho yuko mugomba gushingirwa n'uyu mugabo umwe? Yakumva twe dufite ukuri kwacu twabyemeranyije n'umugabo wacu kandi bimunejeje twese nyine turi mu munezero wabyo, pasiteri ntabwo yakwanga. Kereka twega gwabona ko turi mu matiku turi gushidikanya ko bitashoboka, ariko mu gihe twiyumvikaniye yuko bigomba gushoboka, pasiteri ntabwo yakwanga kudusezeranya, azadusezeranya. Urakoze cyane. Reka ngushimire we twatangiranye iki kiganiro, nizeye ko turaza kugera ku musozo wacyo. Uyu ni Umutako TV, ndacyari MC Seti nkuko bisanzwe. Ngira ngo rero nkuko nakubwiye ko nafashe umwanzuro kugira ngo twicaye tuganire n'abo badamu, ni nyuma y'uko ubona mugenzi we aterwa n'imyuka mibi kandi yatejwe n'iwabo w'umugabo. Umugabo yadusobanuriye yuko impamvu yagiye kwifashisha umuganga ari ukubera yuko hari abapasiteri ababasengeye amasengesho menshi cyane agiye atandukanye, ariko akaza kubona yuko nta wundi mwanzuro, cyane yuko umwe muri aba badamu be ari nawe uri wambaye ikoti ry'umukara murimo kwibonera yarakomeje gusama inda zikavamo. Niyo mpamvu rero twaje kuganira nabo kugira tumenye nyuma ya burya ubu ngubu byifashe gute, urugo rwabo byifashe bite. Nizere ko turaza kugirana ku musozo w'ikiganiro. None ubu ngubu byarakemutse, muganga yarabavuye, ibintu bimeze neza, muritegura, muri kumbwira ati nyuma y'ukwezi byanga byakunda umugabo azatujyana iwabo, twongeye dusubireyo. Fiona yambwiye ati ntarababariye uko biri kose njyewe nzajya iwabo w'umugabo, nawe uragira ati nzajyayo. Siko bimeze. None ndagira ngo mbibarize akabazo k'amatsiko, nyuma yo kubavura muganga mufite icyizere 100% cy'uko noneho azongera gusama inda niyongera kuvamo? Yego, icyizere turagifite cyane. Nawe uragifite? Tagifite icyizere ko bizakunda nta kibazo. Cyane ko mwambwiye yuko ari nako mukomeza kwivugira mumbwira muti iminsi yacu yarongeye subiraho ni 3 mu cyumweru. Ubu noneho Fiona agiye mu cyumba kamaramo iminsi 3, Fiona agahita asama, nawe wajyayo ugahita usama. Urumva byanga byakunda muzabyarira he mu kwezi kumwe? Icyo gihe Fiona kiri kukirira kibyara nawe ndikagufata, bizagenda bite? Nta kundi kuntu twabigenza, ubwo nyine umugabo azanjyana nanjye kwa muganga nyine. Umugabo afite akazi katoroshye, bizagenda gutyo? Agomba kunjyana nanjye kwa muganga, nanjye nkajya kubyara nyine. Rero urumva umunezero nyine duteye inda yishimye, agomba no kwakira abana bacu bombi yishimye mu gihe kimwe. None nk'ubu muri icyo gihe mubyariye rimwe bikagenda gutyo, umugabo wanyu akabakira yishimye ndetse kandi akanabitaho bishoboka nk'abadamu be, noneho nk'iwanyu bakaza kugusura hari nk'ibyo bakuzaniye kandi bazi neza ko bana n'umugore mugenzi wawe mu nzu nawe yarabyaye ari ku kiriri, bakagira suko bakumanya imitwe, singiye kubateranya ariko ndagira ngo tuganire. Noneho bakagira nk'ibyo bakuzanira, ariko noneho bakavuga ati ibyo tugiye kumushyira, niba ari n'imyenda nda tumushyire nk'umwana wacu wabyaye akaba tuzanye umwuzuku mu muryango, niba ari impano twamugene, niba ari n'ibyo kurya byo kurya byako kanya agomba kubirya, ariko uriya mugore undi ntabwo abiryaho, byagenda bite? Ari shabye biryo ntabwo byamanuka, ntabwo byamanuka. Nazi bisangiye na Fiona ntabwo byamanuka, kurumva ko mba naragiye mu rugo nkabibabwira ko nabanaga n'umuvandimwe, tukaba twaranashatse umugabo umwe
gusa ubwo urumva iryo kosa nabo ntabwo barikora ariko banarikoze ntabwo nabirya ntabwo byamanuka kuko ngo umufata nk'umuvandimwe wanjye ntabwo ibyo byo nabirya. Abagore barakundana cyane. Nawe bimeze bite? Wowe wanyuva gusuye bakavuga ati muri ibi tukuzaniye ntabwo twifuza yuko umugore mugenzi wawe akoraho, umugore musangiye umugabo akoraho. Wabifata gute Fiyo? bakabisubizayo rwose Aragira ati sinabirya nawe ati babisubizayo kuko n'ubundi ntacyo byaba bimariye tutabisangiye. Yego. none ubu ndabona bugorobye nagira ngo mbarekure nanabashimira kuba mwamaye umwanya tukaganira. Muri abantu beza cyane ariko noneho murabona ko ari akantu ko kubateguza akabari keza rwose ujye uduteguza urabona ko nta bintu byo guserera byabayemo nibyo byiza. Tugiye mu mirimo ya nimugoroba gusera. Ninde urateka muri mwe? Uyu munsi njye uri buteke Fiona wagiye kujya gusasa kandi ngoya banza ku kantu neza na cameraman akumve. Uyu munsi nari bugenze? Uyu munsi ninjye uteka Fiona agiye kujya gusasa. Kabaye Fiyo nibyo rwose ngiye gusasa nawe ateke. Ninde uri burare uyu munsi mu cyumba? Ni ngewe nyine kuko ari ngewe. Ugiye kurara mu cyumba niwe ugomba gusa? Yego niwe ugomba gusasa uwo munsi. Base nagiye umugabo yagiye yicara akavuga ati ariko shaje ari wowe uzi gusasa neza ako usasa ubengamishije ntabwo bijya bibaho. Hoya ntabwo bijya bibaho uko dusasa kuko ariko kose ko turi twembi abifata uko nguko. None uyu munsi niwe uri buteke Fiona niwe uri buraye mu cyumba ni nawe ugiye kujya gusasa. Ninde uri bugabure ku meza? Ni njye uri bugabure ko watetse ni nawe ugabura. Nibasoza kurya bigire mu cyumba wowe wanduje uryame muri nandure ngiye muri salo cyane. Abyemera iyo utarabimenyera nyine bumva bigutonza ariko abimenyereye bumva ari ibintu birango bisanzwe nta nubwo ubyitayeho. Akabazo k'amatsiko Fiona, iyo urabona hari ukuntu umudamu n'umutware bajya bajyana muri dushe, urabizi neza ko bibaho? Yego ndabizi ko bibaho. Mujya mujyana n'umutware wanyu mwese muri dushe cyangwa umwajyanayo nayo bitewe na cyagiye na ya misi yafite yo kurara mu cyumba? Oya turajyana twese tukajyana muri dushe. Nibyo tukamusirita neza tumurebera nyine ukuntu ahantu hose bimeze. Ahantu hose bimeze nyine aho atabasha kwireba nyine tukamurebera. Atabasha kwireba ni mu mugongo nyine no sanda umuntu atabasha kwireba ni atari mu mugongo nyine ukamukuba neza. Murakoze cyane Imana bamugisha. Urakoze nawe. Nitwongera kubakenera tuzongera tubateguze tuze kubasura sibyo? Karibu cyane rwose mujye muduteguza. Imana bamugisha. Yego nawe urakoze kandi kuza kudusura. Right, reka ngushimire wowe twatangiye tukatugeze ku musozo w'ikiganiro. Uyu ni Umutako TV. Njye muri kumwe ni MC Seti nkuko bisanzwe nkubwire ni Imana ikumere imigisha itagabanyije nizeye ko turaza gusubira mu biganiro bikurikira.